Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha gutegera amatwi kugira ngo mwumve icyo umwuka ari kuvugana natwe. Amazina ni yandi, nitwa Amani Daniel, umukristo wo mu itorero rya ADEPR muri paruwasi ya Kirabyo mu rurembo rw'uburengerazuba ubwo mu itorero ry'akarere ka Rusizi. Imana ibahe umugisha hamwe nanjye tuganire ku magambo y'Imana Imana ishize ku mutima wanjye. Mbere yo kugira icyo tuvuga, reka tubanze dusenge Imana tuyishimire iduhaye umwanya kugira ngo tugire icyo tuganira. Imana nziza, se mwami wacu Yesu Kristo, umucunguzi w'abamwizera kandi umwami w'abami w'abari mu isi bose, tugushimira umwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe ryera. Ntacyo twabona twavuga kuko ibyinshi bitwuzuye tubikomora kuri wowe, ariko twemere kuko tukugireho umugisha, ukaba wemereye imitima yacu kugira ngo yegere intebe yawe y'ubwami, utwemere tuvugane nawe muri iri jambo, kandi unyemerere buri wese uzabasha kumva iyi video, umuntu uzabasha gufungura kuri uru rubuga akumvira ijambo, azahabwa umugisha binyuze muri iri jambo mu izina rya Yesu. Urakoze rero kujya kuganira natwe. Nyemerera mbo mugende wo kugeza amazi ku barwaye isari, ku bafite inyota, unyemerere mbo mugende kugira ngo mbageze amazi yo kunywa binyuze mu ijambo ryawe. Urakoze kubyumvishe, icyubahiro gikomeze kujya mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakiriye kandi mu izina rya Yesu, nivuze ko ari Amani Daniel kandi ngarutse mu ijambo ry'Imana kuko Imana yarishize ku mutima wanjye. Ndi umuririmbyi, nkunda kuririmba, ariko iyi mpano nayo ndi kumva Imana yikomeje muri njye. Nimunyemere tuganire mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo gukumbura gakondo yo mu ijuru. Gukumbura gakondo yo mu ijuru. Iki ni cyo cyigisho tugiye kuganiraho, gukumbura gakondo yo mu ijuru. Imana ibahane umugisha nanjye. Dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rw'Abaheburayo. Turasoma ku gice cya 11 umurongo 36 tugeze ku 39. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 ndasoma umurongo wa 36 hanyuma nsoreze ku 39. Niho hari amagambo Imana ishize ku mutima wanjye. Reka dusome. Aravuze ngo abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushirwa mu mazu y'imboshye, bicishwaga amabuye bagakerezwa inkeruzo. Bicishwaga amabuye 37, bicishwaga amabuye bagakerezwa inkezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu mihanamanga no mu mavumo no mu masenga. 39. Abo bose nubwo bamaze guhanwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Mumbabarire nsubire mu murongo, umva icyo Imana ivuganye natwe. Abo bose nubwo bamaze guhanwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho
kubakiza kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Imana ibahumugisha. Iri jambo ni ry'Imana ishize ku mutima wanjye, nagira ngo turiganireho mu mwanya mutoya Imana impaye kugira ngo tuvuganeho. Ni ijambo nta intego rivuga ngo gukumbura gakondo, ariko yo mu ijuru, kuko gakondo ni nyinshi. Hari gakondo zacu duhabwa mu isi, ariko hakaba na gakondo yo mu ijuru. Urugero rwa gakondo zo mu isi ni urugero ruboneka mu gitabo cya mbere cy'Abami cya 21 umurongo wa 2, naho Naboti yanze gutanga uruzabibu, aravuga ngo sinatanga gakondo y'abasogokuruza. Ni ukuvuga ngo rero gakondo ni nyinshi, ariko ndashaka tugane kuri gakondo imwe. Iyo gakondo ni imwe duhora turirimba: nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, oh nkumbuye gakondo yo mu ijuru, haleluya, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, oh nkumbuye gakondo yo mu ijuru, haleluya, nkumbuye gakondo yo mu ijuru. Nawe urakumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye gakondo yo mu ijuru, haleluya. Murimbyi araririmbye aravuga ngo nkumbuye gakondo yo mu ijuru, kandi niko bimeze. Bibiliya twemeza neza ko aho turi ntabwo ari iwacu, turabimukira. Niyo mpamvu uyu mwanditsi yatangiye avuga ngo abandi ni bamwe muri za ntwari biri tubwiye ngo bageragereshwaga gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko. Aba bene data bageragereshwaga gukubitwa, bagashinyagurirwa, ngo bagakubitwa ibiboko, abandi ngo bagakerezwa inkero, bagakata imitwe bakayijugunya hariya, abandi bakajugunyirwa inyamaswa zikabica, ngo abandi bakagirirwa nabi ku rwego rwo hejuru, bagacanirwa mu mavuta, bagatwikwa. Ariko umva, nubwo ngo bahamijwe kubwo kwizera kwabo, ngo ariko Imana yatugambiriye, ubwo nitwe tugezweho turiho ubu ngubu, yatugambiriye icyaba cyiza kwabo bakoze ibyo byose badatunganywa rwose tutari kumwe. Mu yandi magambo, Imana yagambiriye kuri twe kwitiza kurushaho ari uko aba bene data barwanya izo ntambara bazahabwa ibyasezeranijwe natwe turi kumwe, kugira ngo natwe duhemberwe ibyo turi kunyuramo muri iyi minsi. Ndagira ngo mbabwire ngo urugamba rwa ba Petero rwo kubambwa ku musaraba, n'abandi bagiye bacibwa imitwe, abandi bakagirirwa nabi, bari mu rugamba rwabo ruteye ubwoba. Ariko natwe dufite intambara turi kurwana nayo, ariko mu kurwana nayo nimureke turwane tuzirikana ko gakondo y'abera, haleluya, iriho kandi dutegereje, kandi iyi gakondo izagibwamo n'abantu bitwaye neza muri uru rugendo. Ni abantu bazirikanye urugendo bakarwana mu rugendo, haleluya. Iyo umuntu ari mu rugendo ajya azirikana iyo ari kujya. Iyo umuntu afashe urugendo ajya areba iyo ari kwerekeza. Imana ishimwe. Pawulo yavuze amagambo arakomeye, aravuga ngo iyo umuntu ari mu marushanwa, yiteguye kurushanwa, ngo aba ahanze amaso ku gikombe, atumbiriye, ayirukanka, asiganwa,
ngo arimo asiganwa yiruka abaviziye aho igihembo kiri, muri make nta handi hantu areba, ahubwo ahanga amaso n'umutima we ukaba ku gikombe. Iyo umuntu nawe iyo ari mu rugendo, ari kugenda mu rugendo, ahanga amaso, atumbira, atekereza cyane ku ari kwerekeza. Imana ishimwe. Nkumbuye gakondo yo mu ijuru. Dukwiriye gukumbura bene data. Impamvu no munsi abakozi b'Imana baririmbye, abakristo bari kwivanga, bakanywa inzoga, bakanywa ibisindisha, nuko urukumbuzi rwamaze kubashiramo. Iyo umuntu afite urukumbuzi muri we ntahagarara. Reka mbahe nk'urugero, ababyibuka uburyo bw'amabisi agenda mu ntara cyane butari bwabaho. Ndibuka umunsi twapangaga kujya kwa Masenge i Cyangugu, batubwiye ko tuzagenda. Naraye ntasinziriye, nkaya ntekereza uburyo turi bugende, iryo joro ryose sinasinzira. Kandi n'ubu iyo uteguye urugendo, ufite urugendo uvuga ngo ndajya ahantu runaka, ukomeza utekereza, uri muri feeling, uri mu bitekerezo bya rwa rugendo. Imana ishimwe. Ni nako dukwiriye kumera, kugira ngo hatagira ibiri hano hanze bidukurura bikatwibagiza urugendo turimo. Narivuze ngo impamvu abantu bari gukora ibyaha nuko bamaze gushira inyota y'urugendo muri bo, bamaze kwibagirwa ku rugendo ruhari. Ariko Imana ishize ijambo ku mutima wanjye kugira ngo nkwibutse ku rugendo ruhari. Kandi impamvu zituma umuntu akomeza urugendo nuko barimo akumbura ibyo azabona aho agiye. Reka mbibutse bene data, iyo tujya ni heza. Nimureke dukomeze. Muri byane byaravuga ngo tera intambwe wisubira inyuma, turi mu rugendo. Tera intambwe wisubira inyuma, turi mu rugendo. Haleluya. Mugabo tera intambwe wisubira inyuma, turi mu rugendo. Haleluya. Tera intambwe wisubira inyuma, turi mu rugendo. Turi mu rugendo. Intambwe yawe yikomeza uherekeze mu rugendo, wisubira inyuma. Kumbura gakondo. Dore impamvu igomba gutuma ukumbura, nuko Imana yagambiriye icyaba cyiza kugira ngo abatubanjirije mu rugendo bahabwe ibyasezeranijwe, bahabwe amakamba yuko bitwaye neza. Imana yagambiriye ko bazahabwa ibyasezeranijwe. Nanjye mpari, nawe uhari. Zirikana urugendo, komeza urugendo, tera intambwe wisubira inyuma, urugendo rurakomeje. Imana ishimwe. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 54 kugeza kwa 60, Bibiliya itwereka urugero rwa Stefano. Stefano ari muri izi ntwari Bibiliya yavuze zicishwaga amabuye. Stefano birivuga ko yatewe amabuye, ngo bamutera amabuye, ngo mu kumutera amabuye Stefano yibuka ko urugendo akirukomeje, azirikana urugendo, arakumbura. Mu gukumbura ngo arimo akumbura bari kumutera amabuye, ngo ijuru rirafunguka muri rwa rukumbuzi, ngo abona ubwiza bw'Imana mu ijuru, ngo abona Imana yicaye kuri ya ntebe, ngo abona Kristo ari iburyo, ngo abona ibizima n'abakuru ngo bari kwikubita imbere y'Imana, ngo bavuga ngo ni wowe wera, ni wowe wera. Stefano ngo arebye ubwiza buri mu ijuru, ngo ahita abwira Imana ngo Mana, ngo abare ko batazi icyo bakora. Haleluya, 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 haleluya. Ukuriye gukumbura, gakondo. Ni nziza aho tujya ni heza. Iyo ukunda ahantu uri kujya, iyo ahantu hishimiye, urugero rw'abantu bifuza kujya mu bihugu bitandukanye, aremera agatanga ubutunzi bwe, agatanga amafaranga ye, ariko akajya aho hantu. Nta bundi butunzi Imana idusaba, nta mafaranga idusaba, nta kindi uretse kwizera Kristo, kwizera umwana wayo, hanyuma tugakomeza kuzirikana urugendo, tugakomeza gukumbura kugira ngo tuzajya aho hera. Imana ishimwe.
bene data bagiye bapfa impfu zitandukanye, nizo ngira ngo dusorezeho. Bagiye bapfa mu buryo butandukanye, ariko uku gupfa kwabo niko kwatumye uno munsi ndimo mvuga aya magambo, niko kwatumye abahimbye izi ndirimbo bazihimba. Ibi byose biragenda bituruka ku rukundo Imana yadukunze. Bagiye bapfa impfu zitandukanye, bakerezwa inkero, bapfa mu buryo bugoye, bapfa mu buryo bugayitse, ariko Imana yagambiriye, umva urukundo Imana idukunze, yagambiriye icyaba cyiza, ko bari abantu badatunganywa tutari kumwe. Imana ishimwe. Muririmbyi yararirimbye, haririmba wa 218, yaririmbye iyi ndirimbo, yaririmbye indirimbo hadukumbuza aho hera, harahadukumbuza rwose, havuga ko mu isi turi abashyitsi n'abimukira. haravuga ngo kubana na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero, reka twishimisha mw'isi ndi umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo rugana mw'ijoro. Mw'isi ndi umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijoro. Imana ishimwe. Mw'isi turi abashyitsi kandi turi mu rugendo rugana mw'ijuru. Aravuga ngo isi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo. Turi mu rugendo bene data, kandi urugendo rurakomeje. Abantu bari kukumbura za Amerika, abantu bagakumbura za France, bagakumbura za Australia, bagakumbura kujya muri ayo mabici ngo bajye kwifata neza, abantu bagakumbura kujya muri ayo mazi, abantu bagakumbura kugenda mu madege. Ariko ndagira ngo mbibutse ko dukwiriye gukumbura ururembo rwiza. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Dukwiriye gukumbura iwacu heza twateguriwe. Ku gitero cya kabiri avuze ngo urugo rw'Imana ajya runyereka, ndurora runyegereye arumpeshoreye, bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya, bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya. Uwo ni umuririmbyi uririmbye iyi ndirimbo, aravuga ngo urugo rw'Imana ajya runyereka. Iyo umuntu yatangiye gutakaza ibyiringiro by'urugendo, ntayerekwa aba agifite ku rugendo. Atangira kubona ibintu byose ari bimwe, atangira kumva ibintu byose nawe yabigerageza, akumva nawe yajya mu kabari akicara n'abandi mu kabari, akumva yajya mu gisope nawe akareba uburyo babyina, akumva yagenda nyine nawe agakora ibyo abandi bakora, agatangira kumva ntacyo bimutwaye. Uwo muntu aba yatangiye kwibagirwa, batangiye gutakaza ibyiringiro by'urugendo, kuko ubundi umugenzi ukomeje urugendo yagakwiriye kujya agira iki gitero aravuze ngo urugo rw'Imana ajya runyereka, ndurora runyegereye arumpishuriye. Aravuga ngo bituma nifuza, ahubwo ukomeza kwifuza. Imana ishimwe. Umuntu uri mu rugendo neza akomeza kwifuza ibyo azahabwa mu rugendo. Ugira ishurirwa ry'urugo rw'Imana, utangiye guhishurirwa uburyo tuzabaho mu ijuru, utangiye guhishurirwa ubwiza bwo mu ijuru. Haleluya.
uyu niwe muntu ukomeje urugendo. Nagira ngo ngukangure nongere nkwibutse ko urugendo turukomeje, urugendo ruracyahari, urugendo ntirurarangira. Kanguka, byuka mwene data, wikishushanya n'abiki gihe, wijya mu bidafite umumaro. Urugendo twarukomeje, kandi gukumbura ni ngombwa, kuko Imana yagambiriye icyaba cyiza. Haleluya! Ko abangaba tuvuze batatunganywa rwose tutari kumwe, badatunganywa tutari kumwe, niko Imana yagambiriye. Reka mbakubwire, kankubwira amakuru y'imvaho kugira ngo wumve nawe utekereze uburyo Imana yagukunze, buryo Imana yagutekerejeho bikomeye. Simoni Petero yapfuye abambwe ku musaraba acuritswe. Uwo nguwo yarangije urugendo rwe kera, ariko Imana yagambiriye icyaba cyiza, nuko azahabwa ibyasezeranijwe. Wowe nanjye turiyo, nanjye nkabihabwaho, akambikwa ikamba ry'ubutsinzi nawe uhari. Andereya yapfuye abambwe ku giti, nawe Imana yagambiriye icyaba cyiza, ko ahabwa ibyo yakoreye, ari uko njye nawe turiyo. Yakobo mukuru yishwe aciwe igihanga, nawe Imana yagambiriye icyaba cyiza, ko yatunganywa nanjye ndiyo. Imana ishimwe. Filipo yishwe abambwe ku giti, Filipo nawe Imana yagambiriye icyaba cyiza, nubwo yapfuye urupfu rubi, ko yazahabwa ibyasezeranijwe. Njye nawe natwe twagezeyo. Barutoromayo yishwe bamushishuyeho uruhu, amara iminsi 3 arapfa. Yamaze iminsi 3 yashishuweho uruhu barukuyeho rwose, ariko Imana yagambiriye icyaba cyiza, ko adahabwa ibyo yakoreye utari wageraho ntari nagerayo. Matayo witwa Lewi yishwe asogoswe nk'ihene, yicishwa ibyuma, bamujombaguye ibyuma nk'uko basogota ihene, ariko Imana yagambiriye. Umva uburemere bw'iki kintu Imana yagambiriye ko azahabwa ibyo yakoreye. Nanjye ndiyo nawe uriyo. Tomasi yishwe atewe amacumu, bamuteye amacumu, ariko Imana yagambiriye icyaba cyiza, ko Tomasi azahabwa ibyo yakoreye. Nanjye ndiyo nawe uriyo. Tadeyo yishwe bamurashe, baramurashe arapfa, ariko Imana yagambiriye icyaba cyiza, yuko atunganywa, ahabwa ibyo yakoreye. Nanjye nagezeyo. Yakobo mutoya bamuhanuye ku gasongero k'urusengero, yikubita hasi atangiye gusamba, bamuhurizaho amahiri arapfa. Yakobo mutoya bamuhanuye ku rusengero hejuru ku gasongero, agwa hasi, atarava mu mwuka bamuhura bamukubita amahiri baramwica, ariko Imana haleluya, haleluya, Imana yagambiriye kwahabwa ibyasezeranijwe. Nanjye nagezeho nawe uriyo. Simoni witwa Zerote bamukereje urukero arapfa, baramukase nk'uko bafata urukezo bakata imbaho cyangwa ibiti, arinda ava mu mwuka. Ariko umva icyo birivuze, Imana yagambiriye icyaba cyiza, ko adatunganywa ntaragerayo, utaragerayo. Matiyasi bamuteye amabuye, amaze kunogoka, amaze kuva mu mwuka, bamuca igihanga. Umva nawe, bamukubise amabuye baramutera, amaze gupfa baca ijosi. Imana yagambiriye, haleluya, icyaba cyiza, ko adatunganywa ntari nagerayo. Yohana bamucaniye mu mavuta, avamo yabaye umusore, bamushizemo ari umusaza, bamujyanye ku kirwa cya Patimosi, Uwiteka amurindirayo, akajya agaburirwa n'inyoni. Uyu niwe wenyine wapfuye urupfu ashaje, azize urw'ikirago. Nagira ngo nkubwire mwene data nsoza, aba bose bagiye bapfa mu buryo bubabaje,
bapfa ku bw'agakiza, ariko izo mpfu zose bagiye bapfa Imana yagambiriye kuzabaha ibyo bakoreye. Njye nawe tugezeyo, njye nawe turiyo. Mana ishimwe. Nagira ngo dusenge. Urakumbuye? Ese waba wongeye gukumbura gakondo yo mu ijuru? Waba wongeye kwibuka ko hari ibyasezeranijwe bibikiwe abantu bazirikanye urugendo bagakumbura, bakibuka ko iwacu ari mu ijuru atari ino mu isi, dufite gakondo tuzababo. Nuko umuririmbyi aririmbye ngo urugo rw'Imana ngo ajya arubona Imana irumweretse mu mayerekwa ngo akabona rumwegereye. Ese ujya ukumbura? Ndagira ngo dusenge. Garukiraho, va mu by'isi, nta mumaro bifite. Kumbura iwanyu, kumbura aho ujya, kumbura igihugu cyanyu kuko kiragutegereje. Muririmbyi yarimbye ngo igihugu cyiza kiradutegereje, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Ese uri mu bo Yesu ari gutoranya muri iyi minsi? Ese ko muri iki gihe arimo agenda arobanura intama mu ihene, nawe uri mu bari gutoranya? Ese uri mu batoranijwe? Uri mu haleluya. Ndagira ngo uzirikane uyu muhamagaro Yesu yaguhamagaye, bigutere gukomeza gukumbura aho heza tuzajya muri icyo gihugu cyiza Imana yaduteguriye. Mana iguha umugisha muri iri jambo nakwibutsaga ngo kumbura gakondo yo mu ijuru, kandi nuyikumbura uzirikane ko Yesu ari hafi kugira ngo atware itorero, kandi azatwara abagize gukumbura bakazirikana urukumbuzi, bakamutegereza nyamatsiko. Kandi umuririmbyi yaririmbye ngo Pawulo yaravuze ngo tuzabana iteka ryose n'Imana mu ijuru. Niko tubisoma. Aravuga ngo iryo sezerano urinsohoreze, tubane no muri iyi si uhora undengera. Senga gutyo, nanjye senge gutyo, twinginge Imana kugira ngo uru rugo rw'Imana rwiza izaduhe kuruturamo. Mana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mana turagushimiye ku bwa gakondo nziza duteguriye. Fasha umugabo, fasha umusore, fasha umugore n'uyu mukobwa, ubatera umwete wo gukumbura iyi gakondo. Wibutse ko mu isi atari iwacu, bave muri ibi biri kubazengereza, ibi biri gutuma abantu batakaza ibyiringiro. Babireke kuko turi mu rugendo, kandi urugendo turimo rurakomeje. Umuntu uri mu rugendo ntareba ku biri mu mpande ze, ahubwo atumbira aho yerekeza. Niyo mpamvu nkanguriye bene data mu ijambo rya kugira ngo bongere bakangukire, kugira ngo bibeke ko turi mu rugendo, kandi uri mu rugendo ntarebaguzwa, ahubwo atumbira iyo ari kwerekeza. Garura aba bagabo, garura abagore n'abasore n'abakobwa bari batakaje ibyiringiro, bagatakaza ibyiringiro by'urugendo. Ubagarure kugira ngo bongere bagaruke kuri wowe. Kandi mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo iri jambo rigire umumaro kuri buri wese ugiye kuryumva, mu izina rya Yesu, amen. Mana ibahe umugisha, amen, amen.